Muraho neza, twongeye kubaha ikaze ku Muragwa Family TV. Ni ukuri turabashimira uburyo mukomeje kudutera imbaraga mu byo dukora byose, kuko mutatweretse ko turi kumwe namwe ibyo dukora ntacyo byaba bimaze. Urwo rukundo rero mukomeje kutugaragariza turarubashimiye, Imana ibaha umugisha. Uyu munsi rero twaje kwiganirira ibintu bisanzwe, ariko ibyo ari byo byose nubyumva bishobora kugufasha, bishobora kumfasha, kuko ntabwo twabyumvira ubusa gusa. Ushobora kwibaza ngo noneho tugiye kuvuga kuki? Tugiye kuvuga ku byo ushobora gukora ugahora wishimye. Ese birakwiye ko umuntu yahora atishimye? Ese ubundi kugira ngo wishime bisaba iki? Ese ubundi kuki twakumva ko twaheranwa n'ibitubabaza tukiyima uwo munezero wo kwishima? Birashoboka se? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Ni iki nge nakora, ni iki wakora kugira ngo uhore wishimye? Icya mbere, ikunde wowe ubwawe, cyangwa se nge nikunde. Igihe nzaba nikunze, igihe uzaba wikunze, nta muntu uzaza kukumvisha ko ibintu byacitse, nta muntu uzaza gutuma agutera umubabaro. Oya, wowe ubwawe ni wowe ugomba kwikunda mbere y'uko abandi bagukunda. Ushobora gutekereza ngo ese ko hari igihe muri iyi si umuntu ahura n'ibibazo, wakwishima gute? Ubundi se bya bibazo igihe utari bushobore kubikemura birakubabaza ngo bigende gute? Wibiha umwanya kugira ngo bitagutwara umwanya ngo wumve witekerezaho cyane utume ubabara, kandi nta kintu uri bubikoreho. Wowe ubwawe menya uburyo ushobora gukontorora amarangamutima yawe. Wiyajyana kure ku buryo uri bubabare. Garukira hafi, wowe uhore wishakira ibyishimo. Wowe ubwawe utishakiye ibyishimo ntawabiguha, ntishakiye ibyishimo ntawabimpa. Ikindi cyatuma uhora wishimye cyangwa mpora nishimye, ni uko nita ku byo mfite. Reba ibintu ufite ubyiteho, bizatuma bigushimisha. Ureke kumva uhora urarikiye ibyo abandi bagezeho kandi wowe ntabyo ufite. Igihe uzaha agaciro ibyo ufite, igihe nzaha agaciro ibyo mfite, bizatuma muri njyewe niremamo umunezero, mpore nishimiye ibyo mfite, na cyane cyane ko muri bya bindi mfite hari abantu bifuza kuba babigira. Ibaze noneho niba ufite ikintu runaka ugahora urira, ugahora ubabaye, kandi hari umuntu wifuza ko bya bintu ufite yabigira. Urumva aho ngaho atari twe tuba turi kwitera kubabara? Nutekereza ko ibyo ufite hari abandi bifuza kubigeraho, bizatuma wishima, uvuga ati Mana warakoze ko ibi mbifite. Uzi kuba uvuga ngo ubabajwe nuko nta nkweto ufite, kandi hari udafite akaguru, cya kirenge cyavuyeho adashobora kwambara urwo rukweto. Urumva we aba ari gusaba ngo kuki ntagize akaguru? None wowe akaguru uragafite, uri kuvuga ngo kuki Imana ntafite inkweto? Turamutse twishimiye ibyo dufite, byatuma duhorana umunezero, tugahora twishimye, aho kugira ngo duhore tubabaye. Reka twige kwishakamo ibyishimo aho kugira ngo tubitege ku bandi. Abanyarwanda nibo bavuze ngo akimuhana kaza imvura ihise. Wishaka ko undi muntu azagushimisha wowe ubwawe utishimishije. Ikindi cyatuma uhora wishimye ni igihe uzagira icyerekezo cy'ubuzima. Ukavuga ati ndashaka kugera kuri iki, ndashaka kugera kuri iki mu gihe runaka.
icyo gihe uzakora ufite intego, nta mwanya uzaba ufite wo kumva ko wababara, ahubwo uzaba intumbero yawe yose wayishyize kuri cya cyerekezo cy'ubuzima ushaka kugeraho. Niba ushaka kugera hariya, uzahora ibyo uzakora byose uzaba wumva ko buri gihe wakora kugira ngo uhagere. Nta mwanya uzaba ufite wo kujya mu bintu bikubabaza, nta mwanya uzaba ufite wo kujya mu bintu bidagufitiye akamaro, kuko akenshi usanga n'ibintu byinshi bitubabaza ugiye kubyanariza usanga nta n'akamaro bifite. Ni hahandi ushobora kuvuga ati runaka yageze kuri iki ngiki kuko njye ntagifite. Ntabwo uzi uburyo yabigezeho, ntuzi ingorane yahuye nazo abigeraho. Icyo gihe rero nushaka kugira ngo wumve ko ushaka kugera ku bye, subiza amaso inyuma ubanze umenye inzira yaciyemo. Icyo gihe rero icyerekezo cy'ubuzima nibwo uzahora wumva ko hari icyo ushaka kugeraho, bityo uhore wishimiye ko uyu munsi wateye intambwe, ejo wateye intambwe, ejo bundi wateye gutyo gutyo gutyo, kugeza igihe uzumva ko cya kintu wakigezeho, noneho bya byishimo byawe byuzure. Ikindi cyatuma uhora wishimye ni uguhora ushaka icyaguteza imbere, kandi umuntu wateye imbere mu by'ukuri aba yishimye. Igihe rero uzaba uri gushaka ibiguteza imbere, ni muri ya nzira yo guharanira ibigushimisha. Rero hora utekereza cyangwa se hora ushaka icyaguteza imbere, bizatuma uhora wumva ko wishimiye intambwe wagezeho. Jya ufata umwanya usabane n'inshuti n'abavandimwe. Ntuzahugire muri ya mirimo ya buri munsi, ahubwo jya ugira umwanya ushake uburyo wahura n'inshuti n'abavandimwe, muganire, mwungurane ibitekerezo, mutembere, uva ahantu runaka ujya ahandi, ku buryo nyine wumva ko wishimanye n'abawe. Icyo gihe uwo mwanya ntuzajya uwubona, bizajya bituma wishima, wumve ko utari wenyine. Ushobora gufata akanya ko guseka. Ushobora kwibaza ati se nafata umwanya wo guseka gute? Shaka ibintu bigushimisha, shyiramo indirimbo niba ukunda indirimbo, shyiramo imiziki niba ukunda imiziki, ariko ku buryo biri bugusetse. Ubu byaroroshye, jya ahantu hari abanyarwenya batera inzenya, wisekere. Icyo gihe uzaba uri kwivanamo ibintu bibi, wishyiramo bya byishimo wari wabuze, noneho bitume wumva umerewe neza. Wowe ubwawe iyiteho, wikumva ko undi muntu ari uzakwitaho, ahubwo wowe iyiteho. Wa muntu ushaka ko akwitaho azakwitaho ari uko nawe yamaze kwiyitaho. Tekereza ko hari umugani uvuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Ntabwo umuntu azaza kuguha ibyishimo, ntabwo umuntu azaza kuguha umunezero, ntabwo umuntu azaza kukwitaho atabanje yabyikorera. Nawe rero iyiteho, hanyuma abandi nabo bazakwiteho, ariko ufite intangiriro, ufite aho bahera. Ntugakunde guhora wigereranya n'abandi, kuko hari igihe uzasanga uwo uri kwigereranya nawe hari ibyo akurusha. Icyo gihe rero ntabwo bizagushimisha, ahubwo bizakubabaza. Wikwigereranya n'abandi ngo uvuge ngo uriya se ko afite ibi n'ibi, oya, yaba wowe reba wowe icyo ugomba gukora cyatuma wishima, wahorana umunezero. Kuko nujya kwigereranya n'abandi, ni hahandi uzasanga wenda afite imodoka ntayo ufite, ntabwo bizagushimisha, afite inzu ntayo ufite, ariko nk'uko twabivuze tugitangira, ni wowe ubwawe ugomba kwishakamo ibyishimo, ni wowe ubwawe ugomba gutuma uhora wishimye. Irinde kujya mu ngeso mbi. Urabyumva nyine, nujya mu ngeso mbi ni hahandi utazishima, uzababara, uzababazwa. Niho hahandi nugira ikigare kinywa inzoga, nyine uzanywa inzoga, utangire utumutwe, ugire gute.
cya kigare kibi rero kirinde, wowe wiha umuronko utuma muri wowe uhora wishimye. Irinde kuba imbata y'ahahise. Buri wese aba afite ahahise hatari heza, hatamubereye heza. Hashobora kuba ari akantu gatoya cyangwa se ikintu kinini, ariko ntekereza ko buri wese afite ayo mateka. Irinde rero kujya uhora utekereza cya kintu cyakubabaje cy'ahahise. Irinde guhora utekereza ngo iyaba mu myaka 2 ishize narakoze gutya na gutya mba meze gutya. Ntacyo bizakugezaho, kuko bizatuma uhora wumva ufite agahinda ko bya bintu utabigezeho. Byirinde rero kugira ngo wowe ubwawe ntibigutere kubabara, ahubwo gira intumbero nk'uko twabivuze, gira intego y'ibyo ugomba kwiteza imbere kugira ngo uhorane bya byishimo. Ikindi cyagutera guhora wishimye ni ugukora ibintu wiyumvamo, ni ugukora ibintu ukunda, ni ugukora ibintu wumva wishimiye. Bizatuma uhorana ibyishimo muri wowe. Ese ibi bintu mvuze wowe ubyumva ute? Ibi ni ibitekerezo byanjye bitavanaho ibyawe. Tubwire uko ubyumva, wenda hari ibyo wabona atari byo, wowe ufite ibyo wakongeramo, ariko icy'ingenzi twakuramo, isomo twakuramo, ni uko tutagomba kuba imbata y'ahahise hacu, ni uko tutagomba kugira umuntu wumva ko ibyo yagezeho nawe mpaka ubigezeho. Ntabwo uzi uburyo yabikozemo, ntabwo uzi inzira yaciyemo, ahubwo wowe iha intego, iha icyerekezo cy'ibyo ugomba gukora, kandi mu byo ufite byose, byaba bike byaba byinshi, byishimire kugira ngo uhorane bya byishimo, noneho ubone n'ibyo usagurira abandi, ubashimishe, kuko ntabwo uzajya gushimisha umuntu wowe ubabaye, ntabwo byabaho. Niyo wabikora ntabwo byaramba. Reka rero duharanire ibyatuma duhora twishimye, kuko nituba twishimye niho za ntego twihaye mu buzima tugomba kugeraho, tuzabigeraho neza kandi bitatuvunnye, kubera ko dufite icyerekezo, kubera ko dufite intego y'ibyo tugomba kugeraho. Mukomeze mudushyigikire, mutubwira uko mubyumva, kandi mutuha n'inyunganizi, mutubwira ibyo mwifuza ko twabagezaho. Rwose turiteguye, ibyo muzadusaba nibyo tuzakora. Murakoze cyane.